gukomeza na episode ya kabiri, The Rules of My Family. Kwirutsa nta handi wayivana usibye kuri YouTube channel yitwa ngo iki yitwa Byose Hanze TV. Genda ukore subscribe aho hasi. Iyi filime tuyirangize vuba. Ndaje nababwiye ngo ngiye kujya mba episodes ebyiri buri munsi. Ya masaha uba wiviriye mu kazi urelaxinge kuri iyi filime ubundi hashye koko. Se mwaranyibaye. Niko gahunda zigiye kujya zigenda ubundi. Ukomeze na episode ya kabiri nta gutinda mu nzira. The Rules of My Family. Ati nta kindi yashaka gusibya umuryango we ndetse umuryango mwiza, umuryango muzima. Umugabo avuye sheri nta kindi arishakira umuryango wiwe. Filime uko byagenda kose cyazo bafite umumawuje wenda kumita akizarangira tu. Iyi filime uko byagenda kose banyishyura banyambura tuzayirangiza kuri YouTube channel. Genda bibemereye nk'isezerano, kandi isezerano n'umwenda ngenda bize. Maze iminsi ntari mu kazi ndi mu buyoba, ariko ubu nagarutse mu kazi twatwikire rimwe. Sore yaje hakurino yashwanye na VV yamuhaye ukuri. Nawe ati wacana ninde wakubwiye ko urukuru rukura rugasumba ijosi urutugu nibibaho. Reka byo nanjye njya mbabwira abana sha cyazo ntibumva naba bakinga numva mbanga mba numva mbanga. Yarın söyleyeceğim onlara. Ati nzababeshya ko byagenda kose. Amagambo ya muzehe. Yutsi ni episode ya kabiri. Nta kindi usabwa usibye kumanuka aho hasi kuri Byose Hanze TV ugakanda buto yanditseho subscribe. Buri munsi nkazajya ngohereza filime abantu mwavuze ngo filime zarabuze. Filime zaburiye koko mwa abanyarwanda mwe, filime zaburiye YouTube channel zibasusurutsa zarabuze. Nari ntarahabwa akazi. Herkes bilir. Ati buri muntu wese. Kenan abi hapse girmeden önce. Nazababeshye we. Sahildeki o banka herkes bilir. Ati abantu bose bazi banka sunda byita ngo ikira. Kenan abi hapse girmeden önce. Mbere yuko Kenan ajya muri gereza. Orada dinlerdi derdi olan. Ahantu yajyaga akavuga ibibazo bye n'abantu be bakamwumva. Biri yanına gelip yardım isterdi. Ndetse na buri muntu wese wazaga kumusaba ubufasha. Sonra canını kesecek. Byahitaga bisa nkaho bigeze ku itegeko rya nyuma. Mugabo ari hakurino. Squari igihe mbabeshya nga nabibona ko mbabeshya. Ikibazo ntimwamburanye. Wemereza Tekini we. Kal sen. Ben hallederim. Shatse agomano byose ndabikemura. Agiye kureba cya kigabo. Yakibwiye ati umuntu wanjye nyine aba ari uwanjye tu. Ashaka no kuri ku nkengero z'umugezi nazo bazita bank river bank. Ngo bivuze ngo kare nigeze kubabeshya maka. Karimba nabeshya. Ndaje ngo wamagare wana. Bisaza yabiri kunywa utuntu tw'uduteveri twatunata. Babasaza ndabatinya. Muzari hakunino ndahageze ndi hano. Icarano engine. Ni wa mwana w'ejo. Ese ngo agacyayo ngo ya mwana we yamurakoze. Saza yavuye ngo yarakijijwe. Annenin vasiyetiydi değil mi o yer? Ahantu twashyinguye mama wawe. Kaybetmeyi nasıl göze aldın peki? Bundi byagenze bite kugira ngo ujye kubura amafaranga? Nakoze ikosa. Ablanın haberi var mı? Ese mushiki wawe arabizi? Ablamın hiçbir şeyden haberi yok. Nta kintu abizi ope wapi. Annenin bende emeği var. Nyoko rero yari umuntu w'ingenzi kuri njyewe wa mwana we. Mubwiza ukuri. Hari n'igihe buriya wasanga harahiye. Ariko ntuzasubire mu rusimbi wacyana. Ntuzasubire mu rusimbi dore nkuremere. Kira genda wishyura umwenda w'abandi urimo. Singaya amafaranga. Singirwa bunga. Turumvikanye. Ntuzasubire mu rusimbi wacyana. Sen bana bu iyiliği neden yapıyorsun? Kubera icyo uri kunkorera iyi faveri, kuko uri kubigenza gutya. Neden kolluyorsun beni? Kubera icyo uri kundinda.
Çünkü sen bu mahallenin çocuğusun Yedek. kubera ko uri umwana w'umuturanyi wanjye kandi umwana w'umuturanyi namutuma kuvoma. Nasıl abinsem şimdi de öyleyim. Ndacyakurinda wa mwana nk'uko nagarutse ko nahoze nkurinda kera nako n'uyu munsi ngomba kukurinda ngaho genda mwana bari bamumereye nabi deni rya hato na hato amafaranga dukorera kapa yajyana mu kiryabarezi kapa na pasi ngo bavumbuye ahantu hari biyari ya makemba sha musoko yakamuhaye amafaranga ikigabo cyaramurashe Nyagasani Abi beni. atumbabarire hey wabibonye bimwe bajya bavuga ngo ntukizere umwana w'umuntu uze yahaye kubera iki ibintu bikoze uze yahaye umwana amafaranga we utamurasa mwana w'uburetse urebe muzehe bisa nkaho yari yarakijijwe mugenzi umwana muhaye amafaranga birangira arashe muzehe akana kati papa baje kureba papa sinzi mugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi hey muzehe yararashwe yari yiteguye gufasha umwana agiye kumuremera agiye guhindura ibintu byose none birangiye umwana murashe Nyagasani haya kigabo Çocukların. ati mwana wanjye abana banjye sorry niko muzehe yavuze ati bana banjye Atmaca Deniz sahile acil bir ambulans gönder. muhite mwohereza ambulance nonaha uri umuntu urashwe ova mugire fasta muzehe yararashwe arashwe n'umwana yari agiye gufasha yaraye igikapu cyuzuye amafaranga agamwifashirize agende ave mu mwenda yari arimo si nk'uwama amafaranga n'umwenda ndimo n'amadenisha nabugira neza bw'inkware buyigonde ijosi haya so birabaye nta kindi cyabaye muzehe bamukubise muri ambulance bamujyane kwa muganga hey se nimba kiriya gisore kimurasiye ariko turazi kubimenya tu Ali, areba sana bir sır vereceğim. ubwire ibanga Dün mağazada gördükten sonra bütün gün seni ejo nyuma yo guca kuri store elbisenin içinde hayal ettim. nabonye agakanzu ushambita nkurota ukambaye nako mana uzi kwibaraguza mana Dışında hayal ettim. ijoro ryose sha mukaturiya nakate bagira injuga abameni agasana imusiga sana iriya ni umumeni Niye? Bütün gece ne zaman shushu be sana baksam kıskançlık krizine girdi görmüyor musun? iyo murebye uyu mukobwa ahita atangira gufuha sheri domo Haklı. Maşallah. ariko nyine uranarenze hagati aho Telefonum. kiriya agatelefone karasona Şey. yashwanye na muzehe mwibuke Oraya nasıl girdik? telefone yanjye muyime mumereze iyo telefone yanjye ariko Gerçi bir fikrim var ama. hey cyatanze ivi yararashwe sha icyana cya kiri aho Evvel kardeşim. yego muvandimwe step brother Adnan neredesin? ati nani uriya wakigoryo Sevdiğim yerdeyim. aho nakabaye ndetse urumva ari sohoka wanjye gera ugira fast uze tugende O ses ne oğlum? Ne oluyor? ku rusaku numva n'urwego Baba vuruldu. dadi Kenan ararashwe mwana papa Kenan ararashwe hey umurara yari ari mu maninja yari ari mu masadunda yakoze inama papa ararashwe mwana umeze neza cyangwa hey haya kwibutsa kora subscribe na share film sharing abantu bawe bamwe bajyaga bavuga ngo filime zo kureba zarabuze mu mujyane muri operating room nona bahita bamufana mariya masasu kora subscribe posting kuri stati yawe wereka abantu ko filime zo kureba zihari uzongere kujya uvuga ngo filime zarabuze cyangwa urasohotse ugiye gufatisha filime ku badija ku kajagari nshaka kugaca Bekliyorum seni. Yano Kenan papa Kenan bamujyanye muri emergency room tekin mwana tuti Fred Adnan. ati nani Yaşayacak değil mi? ese basi aracyari muzima ubwira aracyari muzima mwana Bilmiyorum. simbizi hey mwana yari ari mu buyobe yashwanye na site ajya mu buyobe ninde ubikoze Ne oldu? Kim yaptı? byabaye byari bwira umushanzu ubikoze nkwereke ntibagirwe mwana En son çocuk shaka yogmuru dedi. Kim yaptı bunu söylesene. bwira umuntu ubikoze mwana ibyo bya yogmuru ni ibiki Getir Adnan. genda ucakire yogmuru ibindi turabivugana nyuma Geç kalma. mwana ucana ukumenya ibyaba Peşin peşine düşeceğim. uriya mugambanyi ndaza kumuhiga hey filime bahise ngo iki ngo amategeko y'umuryango wanjye papa
bakirigisa inkuba yiryamiye bazishimura hagati ku rutoryi reka nze mbereke bariya baginga ibintu bakoze ntago babizi kanze nkwereke sha yarababaye Adinani yarababaye kandi mwibuke Adinani na viye abimubwiye ati umuntu wakoze ku muryango wacu tujye dukubita nk'abazimya sitasiyo tujye tuzimya sitasiyo irimo gushya yoga mu wa kigoryo we wanyita byo kapfu he hano umusore akiri bato barakiza agenda muri Range Rover Sport sha modoka mbona ntazo zimfite zo kuzayitunga nubwo nyikunda hagize umuntu kandemera koko uri gukora subscribe nese ko amafaranga nzayavana muri sub muzampa mukaba mudashaka kuzima kaye mwirwa mwivugishwa ngo gaheza ngo turagukunda munkunda mute ko mbasabye subscribe yonyine koko siko ibintu byo kuviyora ntaho bitaba we nabigeze wallahi hope ko mwarangije gukora subscribe ubwo umuntu udatanga subscribe koko yaguha amaraso bibaye ni ngombwa ntago ndishobora ko yayaguha tuva aho ngaho twigarukira hakuno hari umwana w'umukobwa aje ku kamoto k'agaskuta n'iki yajyanyemo n'imyenda yo guhindura koge wagiye kureba abasore ngo fata akamoto yanamo n'imyenda ngo ndahinduriramo n'ibiryo nibimenekaho Ya Azra yine geç kaldı. Azra mukinga wakere nanone Çok kızdı. nyokobuje ogura zarakara zakwicowe yamba mbivuga arahinduye mwamu bibona mwebwe mwana w'umukobwa yaje hakunino sinzi Ah toplantı burada mıydı ya ben? mbega Diğer harya saha inama yari kubera ara Otur. Biz başladık. icara inama yatangiye ugabanya utugambo siki Mr. Uma yateguye moteri mwana y'inzu tugiye kubaka mutlu görünmüyor mu? ko mbona atishimye se byagenze Bu projede de kullandık. ubundi twaze dukora inzu zifite amaparafo ameze gutyo ariko rebera muri robine Yani daha sade bir şey mi gitsek acaba? simwambwiye ibintu byoroshye mukareka kunshanga kuko Ne dedi ya? hari abana baringandagira bitatu Butik otel yapıyoruz. Harabe kalacak hali yok değil mi? hano barimo bararonshinga blueprint y'inzu bashaka kubaka Aslında. niyo nari nzi ko mwakunda ibintu nk'ibi ngibi noneho rero Notunu düzgün al yeter. bundi wowe waba utekereza mbere yo kwandika urandika niba ukubwiye ngo wandike Bu olmamış. mwana ngibi ndabona ntabyishimiye sinyishimiye Zaten toplantıya geç gelince ekip anlamak gerek. cyane nk'iyo umuntu aje mu nama yakerewe bahagata agakobwa ukiri umunsi mwiza sinjya mbikunda amuko ujya wumva uteye ishema n'ibyo ukora Yaşadın mı? se wigeze wumva n'ibyo ngiye kukubwira Tabii. 20 yaşına kadar burada oturduk. Sonra? twabaye hano mpaka tugize imyaka 20 byagenze bite mumaje kwigira Sonra babam vefat etti, taşındık. ubwo data yapfaga nyine twarimutse tuva mu nzu Oda? mu kihe cyumba mwabagamo ntabwo ndi kubyumva nyine mwabaga mu kihe cyumba nyereka Babanız hangi odada öldü? ni ikihe cyumba papa wawe yapfiriyemo icyo cyumba kiri inyuma iki ngiki aragisenya Burada kapalı havuz falan olmaz. Burası bir ana hano ntago haba pisine odası olacak. Anahtarı da bir tek hano hagomba guhora ari ahantu ho kwibukira urupfu rwa papa sizde wawe bulunacak. kandi akaba ari wowe muntu uhorana urufunguzo wenyine Şömine vardı. Şömine nerede? niba ari ahantu hari fireplace Lobi yer açmak için... reba hano kuri robine yarabanza arayisenya koga kari hakuno bisa nkaho ari agasazi n'iki Burada kestane falan pişmez miydi? Babam yapardı. Annem çok yaklaşma diye kızardı her seferinde. aha hantu twajyaga tujya kuhakinira mama karakara Karabalığın masalını okurdu bana. ariho data twajyaga tuganira akambwira ngo inkuru z'ifi y'umukara ese waba ubizi ibyo ngibyo Kocaman bir şömine olacak. hano hantu rero tugiye guhita tubaka fireplace umukobwa ahise ahindura iki blueprint y'inzu uko yari imeze Sırada bir bar. hanyuma hano tuhashyira akabari Sıradan bir bar değil. ariko apana akabari gasanzwe ahubwo akabari ko kunyweramo chestnuts Bir tane na şarap za wine falan. n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo umuntu ahekenya ubunyobwa injugu popcorn si ibintu nk'ibyo Vallahi. mbega igitekerezo kirisa umugabo yari yivumbuye aho iyi hoteli tuyite ngo iki tuyite blackfish Yaptım gitti. zina ndumva ribonetse ko zibiki Burası taş değil. Bir iyi yuva. ntabwo ari ibuye
ahubwo aha ni mu rugo. Bence otel yapmak istemiyor. Yeni bir başlangıç istiyor. Öyle agashaka kubaka hoteli ngo abyivanemo. kafamızda falan olmaz. Onu yapmanın tek bir yolu var. kandi hari uburyo bumwe bwonyine bwo kugera kuri ibi bintu, ni umuryango. Iyo ufite umuryango byose birakunda cyane rwose, mubeshyize. Nanjye muri umuryango wanjye mukore sabuni, mutayikora ndabemeza. Alışıp geride bırakmamız gerek. Mugabo uri hakunino. Iyi ari episode ya kabiri, kanze tuzahure ejo ku munsi w'ejo turi episode ya gatatu n'iya kane. Nta gutinda mu nzira. Ciao ciao, bye bye bye. Nta kintu usabwa gukora usibye kumanuka aho hasi ugakanda subscribe. Buri munsi uzajya ubona episodes ebyiri, hahire rimwe nta myaka ijana.